mushiki wawe akakwaka amafaranga ukayamwima, mama wawe wakubyaye yakubaza amafaranga ugaceceka, babyarabaye bose ukigira nyoni nyinshi, wahura n'umukobwa umwe muhuriye ku mbuga nkoranyambaga ukamusakazaho urufito ngo ndaje nongere mbikuze nkongera ayandi. Buramutse bukeye iki kintu kiramutse gihagaze, igisekuru cy'ibicucu cyaba kirangiye burundu, nta wundi mugabo w'ikigoryi wazongera ko mu mateka y'isi. Gusa nanone kubera ko abagabo bamaze gufata umwanzuro wo guhindukira burundu, reka abakobwa barya amafaranga bayamare babacucure, babasige iheruheru babita imbwa, babaha inzaratsi bahinduka ibihwitiri n'ibihwiragire, bazashiduke barera abana batazi, bazabeho ubuzima bwabo bw'ikinyoma gusa, bisa naho ubwenge babutaye bakivuka. Ubu koko abagabo bazumva ryari, bazakanguka ryari, bazareba ryari by'ukuri, bazakoresha amatwi yabo mu buryo bwo kumva nyabyo gute? Imitekerereze y'abagabo imeze gute? Hari umushakashatsi wavuze yuko abagabo bameze nka ruhaya. Ihene itumva iva ku mwana ikajya kuri nyina, ikava kuri nyina yayibyaye ikadukira n'uwo yabyaye. Niba ruhaya itagirira impuhwe umwana yabyaye, ubwo abakobwa bakuraho imbaraga zemeza ko abagabo bazabatakazaho ibya mirenge ntibabarungure. Yemwe bakobwa mwe, mutekereza yuko uyu mugabo azakugira impuhwe namara kumurya amafaranga ye? Nta mugabo utanga amafaranga cyangwa yatakaze ku busa. Byanze bikunze azaguhekenya, kandi namara kuguhekenya amaze kuguhaga azakujugunya ndetse anagutesha agaciro, kuko nta wundi uzakwemera, n'abazakwemera bazaba bazi neza ko batwaye ikirangarira, ikintu kiri aho ngaho gusa cy'ikirogoryo. Birakwiye ko abantu mugomba guhinduka, mugahindura n'imyitwarire yanyu, cyangwa se bitaba ibyo mugapfa mukenyutse. Kubera ikinyejana turimo cy'abakobwa beza, abahungu imifuka yabo ikomeje kujya mu kangaratete, barimo barasubira ku isuku umusubirizo. Amafaranga yose bakoreye arimo aramarwa n'abakobwa beza. Imbere bivuga ngo niba udafite amafaranga, abo bakobwa beza urabashaka iki ko n'undi nta bushoboye? Niba uzi neza ko urukundo rwawe nta mafaranga arimo, wakigiye mu by'ubuhinzi n'ubworozi, cyangwa ukajya gukora indi mirimo itandukanye y'uburetwa, ukareka kuza gukomeza wirukansa abana b'abandi ubasaza nta n'ikintu wabamarira. Akimumwenyurira akamusekera, akazamura ibitsike gatoya nk'umubwira ngo ngwino hano, akamureba icyoroshye, akamwiminwaho gatoya, umuhungu ahita acika intege, agatangira gufata ibyemezo byo gukora ibishoboka byose kugira ngo avugishe uwo mukobwa. Nibamara kuvugana atangiye gupanga imishyikirano yo kumutereta. Rimwe na rimwe bamwe ngo bahita bafatiraho n'imyanzuro yo kumva bashinga ingo. Nyamara kandi ngo abakobwa b'uyu munsi nabo bamaze gufata icyemezo cy'uko byanze bikunze ari ukuvugana umuha amafaranga gusa akigendera. Mpereza amafaranga nikomereze, cyangwa se ntinjire nyagukureho ku neza nkusige iheruheru. Ugize Imana nibura wacyura umunyu wawe atarakwita imbwa. Ikibazo ni kimwe, ubu koko ni gute twisanze ahantu? Ayo mafaranga menshi ukorera waguze imodoka, hari ababuze n'igiceri cy'ijana uyu munsi bagiye kurara bakabwirirwa. Uwo mubiri wiratana ugenda ugaragariza buri muntu wese, wishimira ko abantu bakubwira kuri mwiza, uteye neza, ukumva wanabyimbye ukirata ku bandi, ukabasebya ukabaharabika. Hari abari mu bitaro baryamye batazi n'igihe bazabyukira. Izo mbaraga ugenda ugaragaza, ugenda wumva buri muntu wese ari nk'agashishi imbere yawe, wamukubita ukamukuraho, ukumva buri muntu wese wahutaza. Hari abantu bari muri gereza batazi igihe bazaviramo. Niba utangiye kwibaza impamvu mbivuze, noneho reka nkukuri inzira ku murima, nkubwire ngo hari abantu baba bafite amafaranga menshi, bafite ubuzima bwiza buzira umuze, uyu munsi bari mu itaka, bamaze imyaka myinshi cyane mu butaka babitsemo, kandi nabo bari abantu bifuza kubaho nk'uko uriho. Ubu noneho si ngombwa inama nyinshi, ahubwo uzasure gereza, usure ku irimbi, usure mu bitaro, urebe inshuti zawe zirwaye, urebe izifunze, urebe izapfuye. Urakoze kubitekerezaho. Abagabo bahangayitswa no kubura abagore bakunda, abagore bahangayitswa no kubaho mu buzima butarimo iraha, abana bahangayitswa no kubaho mu buzima batabona hazaza, abakristo bahangayitswa no kubaho mu buzima butarimo umusaraba, abayisilamu barahangayitswa no kubaho mu buzima butagira umukeka. Muri make buri muntu wese afite ikimuhangayitsa. Urubyiruko rw'uyu munsi ruhangayikishwe no kuba mu buzima butarimo inzoga n'itabi. Amerekezo y'isi y'uyu munsi yose, imyambi yayo myinshi itunze ku busambanyi. Ngo nzaba nshaka cyangwa se uzaba ushaka, umugore n'umugabo, ngo byanze bikunze umwe agomba gukata hanze akavumba yakazana umwana, byagira Imana ntibakoresha DNA akabatunza igitego. Tuzabaho gute muri ubu buzima bumeze gutya, busa naho ari umwijima wonyine, urumuri ruri kure? Twarasaze, twaracanganyukiwe, dufite ihungabana, tumaze guhinduka ibirofa.
hatagize igihinduka twese dushobora kuzarangira twisanze mu mwobo mubi cyane tutazabasha kwikuramo, nta n'umuntu uzigira tujya inama y'uburyo twavamo. Ubuzima ko bushaho kutugora, ibyo twagakoze tukabikora ejo cyangwa tukabitega ejo tukaba abantu b'abanebwe. Aho ntabwo tugiye kuzapfa imburagihe cyangwa tugapfa duhagaze nk'uko babivuga. Ikibazo ni kimwe, ubundi ko ubu ngubu ni gute twisanze ahantu? Iyo abonye undi umwitayeho wahita kukuba na zeru. Iyo umuntu amuguriye akantu gatoya aba yumva ari inshuti ye magara, agatangira kumenera amabanga yose atitangira, yarimba nawe akagushyira hanze. Nibyo koko umuntu ashobora kukwitaho kugira ngo umere neza, ariko ntabwo bisobanuye ko uwo muntu agukunda by'ukuri. Hari n'ababigukorera kubera ko bagira ngo bakurebe, barebe imico yawe n'ubusamazi bwawe bukurimo. Tugeze uyu munsi mu kinyejana cyaho ubusambanyi bwahindutse umuco mwiza, abantu banirata akavuga ngo uriya mukobwa naramuriye, uriya muhungu twararyamanye. Abantu bakabigira inkuru nziza bazacuruza, bakica bakanavuga yuko ari abantu b'abagabo kuba bavuga ibyo. Uyu munsi kubisa ugi n'icyaha, nta manzi zikibaho, ibyo byarangiye kera. Murakaza neza mu kinyejana cy'urukundo rwuzuye amafuti, aho ingo zose ubu ngubu zuzuye umunuko wo gucana inyuma, ku buryo abagore n'abagabo basa n'abaryamye mu isayo batazanavamo. Mu gisekuru cy'ibicucu havuyemo abantu bamwe bariye amasambu yabo barayamara, birengagiza ko babyaye abana. Abantu ntibacyumvikana, bahora bashwana, bahora bashondana. Ubwiyunge bwarabananiye, nta mbabazi bakigira, nta n'imbobere, ndetse amarangamutima ngo ni scam. Ubushukanyi bwadutse mu bantu bwamaze guhindura abantu abadashobotse. Uyu munsi umwana aravuka ngo agomba kuzabaho ukwe, nyina akabukwe na se akabukwe. Uku niko urubyiruko rw'iyi minsi rurimo kwinywera inzoga z'abasaza kugira ngo rusaze vuba rwipfire hakiri kare, ngo ibigeragezo bitazigera birufataho. Nyamara iminsi y'umuntu nta muntu ushobora kuyibara ngo ayimenye. Ushobora kuba ugejeje amasaha uyu munsi utazi ibirukurikiyeho, hari n'igihe mu mwanya ukurikiyeho waba ugiye gupfa. None niba ibyiringiro by'uyu munsi mu bantu benshi kugira ngo bagire icyizere cyangwa ejo baramuke biringira kwijoga, ubu ngubu twapfuye duhagaze cyangwa ahubwo twashyinguye kera, ubu ngubu turi mu gihe cyo kubora. Ku bantu basinzeho murabizi, bitangira wumva ari imyiyumvire myiza, ukumva urasa n'uruhutse, ibitekerezo bikisukiranya, ukumva uri mu bihe byagukundisha gusinda. Ikiba kirimo kuba ntabwo ari ikintu cyiza nk'uko ubyumva. Ethanol iyo ikigera mu bwonko, ahantu ibanza ni mu gice cy'ubwonko cyitwa cortex préfrontal. Ni igice cy'ubwonko wavuga ko gishinzwe ibirebana no gufata ibyemezo no gushyira mu gaciro. Iyo urimo gutekereza ku bintu bigusaba gufata icyemezo, iki ni igitekerezo cyiza, iki ni igitekerezo kibi, ibi bintu ngomba kubikora, ibi si ngomba kubikora, ibikwiye. Cortex préfrontal niyo ibiri mu kazi, niyo ibirimo gukora ibi byose. Ni cya gice cy'ubwonko kidufasha kumenya ko ikintu twagikoze neza cyangwa se ko twagikoze nabi. Aha ni inzoga yihutira iyo kikugera mu bwonko. Ethanol iragenda ikabangamira ugutumanaho kutunyangingo tw'ubwonko muri aka gace, aribwo umuntu uzamubona atarasinda bya nyabyo, ariko agahita atangira guhindura imyitwarire. Niba yagiraga isoni atavuga mu bantu, ukabona atangiye gufata ijambo. Nuko agace k'ubwonko gasanzwe kamufasha gushyira mu gaciro no kumenya ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora, kaba kinjiwemo n'ibintu bikabuza gukora uko bisanzwe. Umuntu ahita yumva amerewe neza, ari naho bigoranira kunywa icupa rimwe, kubera ko uko utangira kwiyumva neza unyweye icupa rimwe, ukuntu wumva uguwe neza unyoye icupa rimwe, umubiri wawe ukubwira ko ushyizemo irindi, kuryoherwa byarushaho. Ikindi kitubuza kunywa icupa rimwe ni uko cortex préfrontal ituma dushyira mu gaciro, ituma twibaza ibikwiye n'ibidakwiye, iba yamaze kwangirika. Icyemezo cyo gushyira mu gaciro ngo tunywe icupa rimwe rero kiba kigishobotse. Mu bwonko bwawe ethanol cyangwa se umusemburo ukora cyane cyane ku itumanaho ry'utunyangingo tw'ubwonko, ni ukuvuga ku ihererekanya ry'amakuru mu bwonko. Kuri buri kanyangingo k'ubwonko hariho recepteur cyangwa se akazone gato gashinzwe kwakira amakuru avuye ku kandi kanyangingo, hakaba n'agashinzwe kuyatanga. Ku bantu basinzeho murabizi, niba wifuza gukora salo y'akataraboneka cyangwa ofisi yawe wifuza kiba